Bavandimwe mukurikirana iki kiganiro Bikira Mariya umwamikazi w'umuryango kuri urubuga ibanga ry'ukwemera Kristo Yezu akuzwe. Umuryango ni ishema ryacu, niwo utubyara, niwo uturera, niwo uduheka, niwo uduherekeza, mbese niwo utubumbye. Niyo mpamvu tugomba gusabira umuryango tukawuturira isengesho. Mu kiganiro giheruka twavuze ko dukwiye guturira dawe uri mu ijuru imwe umuryango nabura. Muri iki kiganiro ndetse n'ibizakurikiraho ndifuza ko twinjira mu buryo bwimbitse bw'ibisobanuro by'iri sengesho kugira ngo twiyumvishe neza ubukungu burimo igihe turiye umuryango. Muri kumwe na Padiri Theoneste Nzayisenga. Muribuka ko mu kiganiro giheruka twavuze ko dawe uri mu ijuru ari isengesho rya Nyagasani. Iryo sengesho rero rigizwe n'ibice bitatu by'ingenzi. Igice cya mbere kitwigisha kwiyambaza Imana umubyeyi wacu twese abagize umuryango tumwita dawe. Uwo mubyeyi akaba afite aho atuye ni mu ijuru. Igice cya kabiri kikatwereka ibyifuzo birindwi birimo bitatu byerekeye ku Mana na 4 byerekeye ku bantu. Naho igice cya gatatu ni igisingizo Kiliziya yongeyeho gishimangira ko ubwami n'ububasha n'ikuzo ari iby'Imana yonyine, ari ibya Nyagasani uko ibihe bizahora bisimburana. Iyo tuvuga dawe uri mu ijuru nitwiyumvishe ukuntu dutangira tuti dawe. Mbere yo kwitirira iyo nteruro y'isengesho rya Nyagasani dawe, birakwiye kubanza kwicisha bugufi tugasukura umutima wacu tuwurinda imwe mu migenzereze y'iyi si. Uko kwicisha bugufi gutuma tumenya ko nta wuzi mwana keretse data, nta nuzi data keretse mwana, n'uwo mwana ashatse kumuhishurira nk'uko yabitubwiye mu Ivanjiri ya Matayo umutwe wa 11 umurongo wa 27. Ugiye kuvuga ati dawe abanza kwitonda akicisha bugufi imbere y'uwo agiye kubibwira, ni ukuvuga guca bugufi imbere y'uwo twita dawe. Bavandimwe, burya isuku y'umutima ishingira ku migenzereze dukomora ku babyeyi bacu, ku mateka y'umuntu ku giti cye no ku muco. Ibyo bikunze rimwe na rimwe kutubera byiza cyangwa bikabangamira umubano wacu n'Imana n'uwa bagenzi bacu. Isuku y'umutima mu muryango, iki ni ikintu gikomeye cyane mbere yo gusenga. Koko rero Imana umubyeyi wacu asumba kure ibiremwa mu nzego zabyo zose aho ziva zikagera. Gushaka rero kumusumba cyangwa gucisha ukubiri nawe, ibitekerezo byacu muri urwo rwego biba bigamije kwikorera ibigirwamana byose, akaba ari ryo dusenga cyangwa akaba ari ryo dukora, akaba ari ryo dukorera cyangwa tugakora ibyo twishakiye. Ni ukuvuga yuko umuryango ucisha ukubiri na dawe, ucisha ukubiri n'isengesho, uba ugamije kwimika ibigirwamana cyangwa ugakora ibyo wishakiye, buri wese mu rugo agakora icyo ashatse aho kugira ngo akore ikinyuze umuryango n'ikiwufitiye akamaro. Gusenga Imana data ni ukwinjira mu iyobera ryayo tukayimenya uko iri, mbese nk'uko umwana wayo yayiduhishuriye. Iyo tugize tuti dawe, twinjiye iwayo, twinjiye iw'Imana, dushaka kuyimenya uko iri, dushaka kwitwishurira, dushaka gutanga igisubizo cy'uko Yezu Kristo umwana w'Imana w'ikinege w'Imana yayiduhishuriye. Izina Imana data nta muntu n'umwe wari warigeze arihishurirwa. Gusa ubwo yabajije Imana, ndavuga cyane cyane Musa igihe abaza Imana,
arayibaza ati maze se nibambaza ngo urinde ndababwira ngo iki? Imana yamuhishuriye irindi zina, uhoraho, ariko ntabwo yamuhishuriye dawe, ntabwo yamuhishuriye Imana data, nduhoraho. Twebwe iryo zina dawe twarihishuriwe muri mwana, kuko iryo zina risobanura izina rishya rya se. Igihe rero tuvuze dawe tuba tuvuze izina rishya ry'Imana. Dushobora gusenga Imana nka data kuko twamuhishuriye mu mwana we wigize umuntu, kandi Roho we akamutumenyesha. Ibyo umuntu adashobora kwiyumvisha cyangwa ububasha bw'abamarayika ngo bubashe kubisobanura, ni ukuvuga isano bwite ya mwana na se, ya mwana na data. Roho wa Nyagasani we yaduhaye kubigiraho uruhare, twebwe abemera ko Yezu ari Kristo kandi ko twabyawe n'Imana. Umuryango usabwa uko kwemera. Igihe dusenga tuba twunze ubumwe nawe hamwe n'umwana we Yezu Kristo. Nguko uko tumuzi tukamumenyera no mu bikorwa bitangaje kandi bihora bivugururwa. Ijambo rya mbere ry'isengesho rya Nyagasani ni igisingizo cyo kuramya mbere yo kuba icyo gutakamba dawe, dawe. Umuntu ubivuga yumva atangiye gusingiza, yumva atangiye kuramya. Koko rero ikuzo ry'Imana niryo rituma tuyimenya ko ari data, ariko kandi tukamenya ko ari Imana nyakuri, tukamenya n'uwo yatumye Yezu Kristo. Turayishimira kubera ko yaduhishuriye izina ryayo, ikaduha kuyemera no kwibanira nayo. Dushobora gusenga Imana data kuko yatuvukishije bundi bushya mu bugingo bushya bw'abana b'Imana, mu bugingo bwayo itugira abana bayo muri mwana wayo w'ikinege. Muri batisimu yatugize ingingo z'umubiri wa Kristo, naho mu isigwa rya Roho Mutagatifu itwinjiza mu ngingo ze abereye umutwe, maze itugira aba Kristo. Igihe rero tuvuze tuti dawe, n'uwo nguwo tuba tubwira, n'uwo mubyeyi wacu wigaragarije muri Yezu Kristo, utubereye umutwe, twebwe tukaba ingingo z'umubiri we. Kuko rero Imana yatugeneye kutugira abana bayo, yaduhaye imisusire y'umubiri w'ikuzo wa Kristo. Bityo rero kuva ubu kubera uruhare dufite muri Kristo, twitwa aba Kristo. Niyo mpamvu rero kuvuga dawe bitwibutsa ibi byose. Yewe muntu, yewe muryango, ntiwatinyuka kubura amaso ngo urebe ku ijuru, wubikaga umutwe ku butaka, none dore Kristo yakugiriye ubuntu, wubuye amaso ureba dawe, ku buryo ubasha kuvuga uti dawe. Wakijijwe ibyaha byawe muri Yezu Kristo kugira ngo uvuge dawe, wubura amaso urebe dawe. Ibyaguhengamishaga, ibyatumaga wubika umutwe, ibyatumaga ureba hasi aho kugira ngo urebe ijuru, byose byarakijwe muri Yezu Kristo kugira ngo urebe dawe, maze umubwire ugire uti dawe. Wari umugaragu w'ubugome, none wabaye umwana mwiza muri Yezu Kristo kugira ngo urebe dawe, uvugishe dawe, usingize dawe, usabe dawe. Ngaho rero ubura amaso nanone urangamire data wagucunguje umwana we, maze uvuga uti dawe, dawe. Nyamara ntumugire uwawe wihariye gusa wenyine, kuko Kristo ari we wenyine Imana ibereye se ku buryo bwihariye, naho twebwe tubiri ibiremwa byayo. Ngaho rero kubw'ingabire vuga uti dawe kugira ngo ube umwana wayo. Uwo muryango ufite ubuzima buteye gutyo urasugira, ugasagamba, ugakomera. Iyi ngabire yo kugirwa abana b'Imana idusaba natwe kugaragaza uruhare rwacu twisubiraho ubudahwema kandi turangwa n'imibereho mishya. Kuvuga isengesho rya dawe uri mu ijuru bigomba kutwongeramo ibitekerezo shingiro bibiri. Icya mbere ni icyifuzo,
icya kabiri ni ubushake bwo gusa n'Imana. Twaremewe mu ishusho ryayo, duhabwa imisusire yayo tubikesha ingabire, kandi tugomba kuyikoresha. Tugomba kwibuka ko niba Imana tuyita dawe, tugomba kwitwara koko nk'abana b'Imana. Umubyeyi wanyu ntimushobora kumwita Imana yuje neza igihe mugikomeje kurangwa n'umutima wuje ubugome n'ubunyamaswa. Bavandimwe, mu miryango myinshi harimo ubugome, harimo ubunyamaswa, harimo ubugiranabi, harimo gushyamirana, harimo kurwana, harimo gutongana, harimo guca ukubiri. Kuvuga dawe birakiza, bikiza icyo gikomere, bikiza icyo cyasha. Kuko niba bimeze bityo, muba mutakirangwa n'ikimenyetso cy'ineza ya Data uri mu ijuru. Ni ngombwa kurangamira ubudahuga ubwiza bw'Imana Data, kandi bukaba ari bwo buranga umutima wa buri muntu wese mu bagize umuryango. Birakwiye kugira umuntu no kugira umutima wicisha bugufi kandi urangwa n'ukwizera, utuma duhinduka tukamera nk'abana. Uko iri bera twararivuze, ikintu tutajya tuzi cyangwa tutajya twemeranyaho twese tutibuka, ni uko twese turi abana imbere y'Imana, ba bandi baciye bugufi Imana yihishurira, nk'uko Ivanjili ya Matayo umutwe wa 10:25 bivuga. Twicishe bugufi, Imana itwihishurire, tuyibwire tuti dawe. Iyo rero ni indoro irangamiye Imana yonyine, ni ikibatsi gikomeye cy'umuriro w'urukundo. Umuntu awushongeraho maze akinjira mu rukundo rutagatifu, bityo akaganira n'Imana nk'umubyeyi we bwite, bagashyikirana mu rukundo rurangwa n'ubusabanyiramana bwihariye, ndetse n'umuryango wose bikaba uko. Dawe, iryo jambo ryo mu isengesho ritubyutsamo urukundo n'impuhwe, ndetse n'icyizere cy'uko turonka icyo tugiye gusaba, kuko ni ikimana nta kintu ishobora kwima abana bayo igihe bayisabye bayizeye kandi bayemera. Ni iki rwose Imana yakwima abana bayo bayisaba bayiringiye, bayizeye, bayita dawe? Iyo umuntu avuze ati dawe, n'Imana nayo irabyumva, ikumva uko gutakamba, ikumva uko kwicisha bugufi, ikumva ubwo bumenyamana. Ikindi navuga ni uko uwo twita dawe ni umubyeyi wacu twese. Ntabwo ari umubyeyi wanjye njyenyine, waya wenyine, uriya wenyine, ni umubyeyi wacu twese. Umubyeyi wacu rero ni Imana. N'abandi babyeyi bacu tugomba icyubahiro, ni ngombwa kukibagomba, ariko tukazirikana yuko icyitwa ububyeyi cyose gikomoka ku Mana. Ku ruhande rwacu, icyo kinyazina nyabyo wacu ntikivuga ko ari umutungo dutunze, ahubwo gisobanura isano nshya dufitanye n'Imana, ari nayo izaba ishingiro ry'isano tugirana nk'abavandimwe. Iyo tuvuga ngo umubyeyi wacu, tuba duhamya mbere na mbere ko amasezerano y'urukundo yose yavuzwe n'abahanuzi yuzurizwe mu isezerano rishya kandi rizahoraho iteka muri Yezu Kristo. Twabaye umuryango umwe, twabaye umuryango we, abana b'Imana yacu. Iyo sano nshya ni uruhare dusangiye twahawe ku buntu, kugira ngo kubw'urukundo n'ubudahemuka tuzashobore kwitura ubwo buntu twagiriwe muri Yezu Kristo. Kubera ko isengesho rya Nyagasani naryo ry'umuryango we mu bihe by'imperuka, iyo mvugo wacu inagaragaza icyizere gihamye dufitiye indunduro y'isezerano ry'Imana, nk'uko muri Yerusalemu nshya bizagenda. Ku muntu uzatsinda, Imana izavuga iti nzamubera Imana, nawe ambera umwana, maze tubane iteka. Igitabo cy'Ibyahishuwe umutwe wa 21 umurongo wa 7. Iyo tuvuga umubyeyi wacu, ni se w'umwami wacu Yezu Kristo ubwe twambaza.
Ntabwo tugabanya kamere Imana kubera ko Data ari we soko n'inkomoko yayo, ahubwo duhamya ko kuva mu ntangiriro ari we wabyaye Mwana na Roho Mutagatifu akaba ari we akomokaho. Byongeye kandi ntitubitiranya kuko duhamya ko dufitanye ubumwe na Data na Mwana na Roho Mutagatifu umwe rukumbi. Ubutatu butagatifu busangiye kamere kandi ntibutandukanywa. Iyi shusho y'ubutatu butagatifu Mutagatifu Papa Yohani Pawulo wa kabiri yayibonyemo ishusho y'umuryango. Umuryango ugizwe n'umugabo, umugore n'abana. Igihe dusenga Data turamwambaza kandi tukamusingiza hamwe na Mwana na Roho Mutagatifu n'umuryango wemeje gukorera isengesho uba uri muri uwo murongo. Mu by'ukuri ijambo wacu rigaragaza igikorwa cy'abantu benshi, kuko rero hariho Imana imwe ariyo mubyeyi w'abavutse ku bw'amazi na Roho Mutagatifu babikesha kwemera umwana wayo rukumbi. Niyo mpamvu nanone Kiliziya igaragaza ubwo bumwe bushya bw'Imana n'abantu. Kiliziya yunze ubumwe n'umwana w'ikinege wayo n'umuvukambere mu bavandimwe benshi. Iri mu bumwe n'umubyeyi umwe rukumbi no muri Roho Mutagatifu umwe. Iyo tuvuga umubyeyi wacu, buri mukristo asenga muri ubwo bumwe nk'uko igitabo cye Byakozwe n'Intumwa kibitwibutsa. Imbaga y'abemera yari ifite umutima umwe n'amatwara amwe. Byakozwe n'Intumwa umutwe wa 4 umurongo wa 32. Icyo gihe rero tunibuka yuko n'ubundi Kiliziya ari umuryango. Tukibuka yuko umuryango ari Kiliziya y'ibanze, ari Kiliziya y'urugo, kandi ari ishingiro rya Kiliziya nkuru. Niyo mpamvu nubwo abakristo bitandukanyije, isengesho ryerekejwe ku mubyeyi wacu harimo abitandukanyije, umugabo utana n'umugore, umugore utana n'umugabo, abana batumvikana n'ababyeyi, ababyeyi batumvikana n'abana, umugore utumvikana n'umugabo, umugabo utumvikana n'umugore. Ariko igihe tuzatura rino sengesho tugira tuti mubyeyi wacu, rizahora ari rusange kandi rishishikarijwe twese ababatijwe, ryongere nadusanganye riduhuze. Muri ubwo bumwe dukesha kwemera Yezu Kristo no kubwa batisimo, ababatijwe tugira uruhare ku isengesho rya Yezu asabira ubumwe abigishwa be. Twarabivuze, turabizirikana cyane. Nuko rero niba dusenga umubyeyi wacu mu kuri, tuva mu bwigunge kuko urukundo rutubohora ku ngoyi yabwo. Birababaje bavandimwe kubona imiryango iri mu bwigunge, abayigize bigunze. Wacu itangira isengesho rya Nyagasani kimwe na twebwe yo mu byifuzo bine biheruka rino sengesho ntawe biheza. Kugira ngo iryo sengesho rivugwe mu kuri, tugomba gutsinda bidutandukanya n'ibituma dushyamirana. Imiryango igomba gutsinda ibitandukanya n'ibishyamiranya. Ababatijwe ntibashobora gusenga umubyeyi wacu niba mu isengesho ryabo batamushyikiriza abantu bose yeguriye umwana we akunda cyane. Urukundo rw'Imana ntirugira umupaka, bikaba ari uko bigomba no kugenda mu isengesho ryacu. Gusenga umubyeyi wacu tumwita dawe bitugeza ku nzego z'urukundo rwe rwagaragajwe muri Yezu Kristo. Tugomba gusenga hamwe n'abantu bose bataramumenya no kubasabira kugira ngo bibumbire hamwe natwe. Icyo cyifuzo Imana ifitiye abantu bose ndetse n'ibiremwa byose nicyo cyayoboye abantu bose babaye ibyamamare mu gusenga. Kigomba rero kongera urukundo mu isengesho ryacu igihe dutinyutse kuvuga tuti dawe mu muryango. Abavandimwe rero, dukomeze tuzirikane akamaro ko guturira isengesho umuryango, cyane cyane rino rya dawe uri mu ijuru, twita Imana dawe. Dawe wanjye, dawe wawe, dawe wa twese abagize umuryango. Umuryango uzatinyuka guhamagara dawe mu gitondo, saa sita na nimugoroba, uyu muryango nta kizawuhungabanya na kimwe kibaho, kuko dawe arawuherekeje, awubereye umubyeyi ubu n'iteka ryose.